Ni agahinda n'umubabaro kuri uyu mukecuru w'imyaka 69 y'amavuko, akaba yitwa Nduwamungu Apolline, akaba yarishwe n'umusore w'imyaka 19, amwica urw'agashinyaguro, amwica nabi, amwica amukuyeho ijosi, dore ko bivuga ko ngo yamaze kumwica umutwe we akajya kujugunya mu bishingwe. Ese uyu musore ibi ni ibiki yakoze, cyangwa se ibintu yabitewe n'iki? Ni agahinda rero kuko n'uyu mukecuru akaba ari umwe mu bakecuru bacitse ku icumu muri Mata 1994, akaba ari umukecuru wabanaga n'abana yareraga, akaba ari umukecuru mwiza. Rero inshuti n'abavandimwe, kuri uyu wa kane tariki 21 Ukwakira, igikorwa cyo guherekeza mu cyubahiro uyu mukecuru Nduwamungu Apolline. Inshuti n'abavandimwe, kuri uyu wa kane tariki 21 Ukwakira 2024, bizindukiye mu gikorwa cyo guherekeza Nduwamungu Apolline wishwe tariki 14 Ugushyingo, akicwa urw'agashinyaguro, akicwa urupfu rubabaje, urupfu ruteye agahinda. Nduwamungu Apolline akaba yarabaye umwarimu mu kigo cy'urubyiruko cya Rukoma, anakora mu kigo nderabuzima cya Rukoma. Umwe mu bahagarariye abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 yavuze ko batewe ishavu n'urupfu rwa Nduwamungu Apolline wishwe urw'agashinyaguro, akicwa urupfu rutari rwiza, akicwa urupfu rubi, akicwa ashinyaguriwe. Rugamba n'umwe mu bana ba Nduwamungu Apolline yashimiye abaje kubafata mu mugongo, ndetse ashimira umubyeyi wabo wabareze, kuko yabareze neza ngo barakura, abarerana urukundo, abarerana ubupfura. Bakaba bashimira rero uyu mubyeyi wabo, agira ati: nizeye ntashidikanya ko mama wanjye yagiye mu ijuru, kuko imirimo myiza yakoze yayikoze neza igihe yari ariho, kandi nta kintu na kimwe twamushinja. Yatwitayeho nk'abana be, araturera, kandi n'abandi batarabe yageragezaga kwisanisha nabo kandi akabarera neza. Mizero Francine, umwe mu bana be b'imfura, yavuze ko ababajwe n'urupfu rw'umubyeyi wabo bakundaga cyane kandi wakundaga abantu, ariko ubwo yicwaga ngo yatakaga akabura umuntu umutabara. Ati nyuma yo kubona umubiri we, ariko hari igice kitariho, tukareba abaturanyi hirya no hino, byadutunguye, bitwereka n'ishusho yabo tubana, kuko umubyeyi wacu yatatse cyane ku buryo kihabuze n'umuntu n'umwe wamutabara. Mizero avuga ko ababajwe n'uburyo ki afite graduation, ariko iyo graduation azayikora umubyeyi we atakiriho, kandi yari azi neza ko uyu mubyeyi we bazaba bari kumwe mu byishimo. Gusa uyu mubyeyi, buri umwe wese yagerageje gutanga ubuhamya, agira ati: yari umubyeyi mwiza, yari umubyeyi ukunda abantu, yari umubyeyi ukunda abana, yari umubyeyi ukunda inshuti ze ndetse n'abaturanyi yabakundaga. Ariko nyine ati nta kundi, Imana imwakire mu bayo, Imana yo mu ijuru ikomeze imwakire. Gusa nubwo yapfuye urw'agashinyaguro, ariko nyine nta kundi byari bugende. Nk'abana be turababaye, imiryango irababaye, igihugu kirababaye kubura umubyeyi nk'uyu nguyu, n'agahinda gakomeye. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yatangaje ko uwitwa Nziza yafashwe akemera icyaha cy'uko yishe. Uyu musore akaba yakomeje avuga amagambo atari meza, gusa ikiriho ni uko yakatirwa kandi agahanwa by'intangarugero, n'abo bandi bagakurikiranwa bakaba bahanwa. Akaba yafashwe, akaba afunze, kandi hakomejwe no kugira ngo hakorerwe iperereza, dore ko havugwa ko uyu musore atari we wabikoze wenyine, ahubwo haba hari n'abandi babyihishe inyuma, kuko uyu mukecuru akaba amaze kuba yashyingurwa. Gusa dukomeza kwihanganisha imiryango ye. Bakoze gukomeza gukurikira Urusaro TV, bukore subscribe.